bakabesha idini ko bakijijwe, bakambara amakanzu maremare, bakambara amatise, bakabesha idini ko bakijijwe. Ariko nabonye hari ikintu kimwe nabonye, ubesha idini ko ukijijwe naryo wapfa rikakubesha ko ugiye mu ijuru, bakaza bagakora bitamo bakaririmba, kavuga ngo aheza ni mu ijuru. Urababesha ngo urakijijwe, ukitwaza itisi, ukitwaza Bibiliya ya buri kanya, ukitwaza n'ibindi amakanzu maremare, ukitwaza amasakame, ariko nandi ubayoboye abona hari bitarasobanuka muri bo. Urimo urambara mini ukarusha abakuyoboye, ukababwira ngo ngenda shaka ko ibyo mwampanuriye bita bisohora. Byanyura hehe? Byaca hehe? Urimo urabesha idini, ukambara itisi, ukambara ikote, ukagenda na Bibiliya mu muhanda n'ahandi, ariko umugore wagera ukanywa icupa ryuzuyemo kanyanga, kagendana n'iririmo kanyanga. Garukira aho ngaho. Muri iriya minsi 3 yose bamaze kuri Yorodani ntibambuke, Imana ntabwo arigeze ivugana n'umuyobozi wabo Yesuwa. Ariko bamaze kuhatambuka bahageze, Yesuwa ahishurirwa, amaze kumva amagambo aturutse mu bakuru b'abatambyi, ahita amenya abantu bari kumwe nabo uko bameze. Arahindukira arababwira ngo noneho nimwiyeze, kuko ejo Uwiteka Imana azakora ibitangaza hagati muri mwebwe. Nawe uyu mugoroba, uyu mwanya, aya masaha, Imana iri kuku Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha utangwa na Nyagasani ubane namwe ibihe byose. Uyu munsi nanone twagize umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi? Turashima Imana. N'ubundi muri byose tugomba gushima, kuko nta na kimwe kitubaho Imana itabigizemo uruhare, byanga byakunda nuko Imana iba yabyemeye. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu bagukurikiye uyu munsi, wongere kandi ubibwire, kuko ni inshuro ya 3 gusa twakiriye, hari benshi batarakomenya. Yego, murakoze cyane. Ndabashimiye kubw'uyu mwanya mu mpaye wo kwibwira abaturarwanda ndetse n'abatuye muri rusange. Yego. Nitwa Shimiyimana Alexis. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'umwana. Ndashima Imana kumubona ntamagara umurimo w'ivuga butumwa. Yego. Murakoze. Urakoze cyane, urashima Imana, kandi nkuko tubibona wahamagariwe umurimo w'ivuga butumwa. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ubundi dukunde twinjire mu ivuga butumwa ryacu ry'uyu munsi. Murakoze cyane. Uri Imana yacu, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana ishoboye byose mu ijuru ndetse no mu isi. Uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, icyubahiro ni icyawe. Tutangiye tugushimira ko waturinze, kongera kugushimira ko washimye yuko uyu mwanya ubaho wo kuvuga ubutumwa hirya no hino. Icyubahiro ni icyawe. Amen. Tugeze aha hantu, reka icyubahiro cy'umuntu kibure, haboneka icyubahiro cyawe. Reka ubushake bw'umuntu bubure, haboneka ubushake bwawe. Reka imigambi yacu iburizwemo, umugambi wawe usohorere kuri twe. Kuko uri Imana igira neza, ikavubira imvura ababi n'abeza, reka tukugireho umugisha. Reka ubane natwe, dushyigikirwe nawe, izina ryo rishimwe. Ndagusaba ngo wirengagize buri kimwe cyose cyabayeho cyatumye dukora mu jisho ryawe, yaba icyaha n'igisa nacyo, imivugire n'imigendere, imirebere n'imikorere, byose byatumye izina ryawe ritukwa. Reka ubitubabarire,
maze nitukugiraho umugisha amazina yacu akuwe mu gitabo cy'urupfu yandike mu gitabo cy'ubugingo. Turaha turasabye ngo urukire kubana natwe, mwuka wawe wera ampangeho aha hantu, umucyo wawe amurike anganze cyane, izina ryawe rishimwe ntihabe jyewe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Jyewe sinamamare ariko wowe wamamarire muri jyewe, izina ryawe nirishimwe. Ngaho witekane uciye kudushigikira, bane natwe, turinde imbaraga zose zagurukira kuturwanya, turinde imigambi yose y'incakura n'iya Satani, urukiye gukora nk'Imana ibigwesha icyubahiro. Urakoze, turagushimiye ko mbishe gusenga ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Reka tukwakire utugezeho icyo Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Murakoze cyane. Ntabwo turatinda, turasoma ibyanditswe byera mu gitabo cya Yesu. Uramfasha nk'uko nari nabikubwiye, yangira akabazo ko kurwara amaso. Turasoma igitabo cya Yesu ibice 3, uri buhere ku murongo waho wa mbere, tugendane ndibuguhagarike. Yego, katurebe muri Yesuwa igice ibice 3. Umurongo wa kangahe? Umurongo wa mbere. Yego, barahera kuba mutwe waho. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yesuwa igice cyaho cya 3 umurongo waho wa mbere. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, ava i Shitimu n'Abisiraheli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Bukeye Yesuwa azinduka kare mu gitondo, avana i Shitimu n'Abisiraheli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Imana ishimwe cyane, amen. Bijya bibaho ko umuntu agambirira gukora ibyiza, cyangwa se agashaka ko yava mu mwanya umwe akinjira mu wundi, ariko akagira inzitizi mu rugendo. Uyu Yesuwa Imana we yaramubwiye uhereye hariya ku mutwe waho kuvuga, haravuga ngo Yosuwa ajya kuri Yorodani Uwiteka mukomeza umutima. Yego. Nawe rero yari afite gahunda yo kugera kuri Yorodani, afite mission cyangwa se misiyo yo kwambuka. Ariko hagati aha yari ari kumwe n'Abisiraheli. Barabyuka mu gitondo baritegura bajya kuri Yorodani, gahunda yari yo kugera kuri Yorodani bakambuka. Barangije baramanuka bagera kuri Yorodani nk'uko Bibiliya yabitubwiye. Bageze kuri Yorodani ngo barara batambutse. Birashoboka yuko nshuti muvandimwe nawe hari umugezi ushaka kwambuka, ariko ukabura inzira wahagera, ukabura inzira, ukabura ubwato bukugeza hakurya. Birashoboka ko waba ufite urugamba cyangwa ikigeragezo, ariko ukaba urimo urahatanira ngo kibisikane n'igisubizo, ariko bikaba bitari gukunda. Ariko ndakubwira ngo Yesuwa avana i Shitimu n'Abisiraheli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Ni iki cyatumye batambuka? Wakomeza. Iminsi 3 ishize, abatware banyura mu ngando hagati. Bageze kuri Yorodani barara batambutse. Iminsi 3 irashira bahari bategereje kwambuka, bategereje oda ngo bambuke. Ariko ngo iminsi 3 irangiye, abatware banyura mu ngando mo hagati. Yego, bategeka abantu bati, bahageze bareba abo bantu bahamaze iminsi 3, barahindukira barabategeka bati, nimubona isanduku y'isezerano y'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi,
ego ari bo batambyi muzahereze ko muhaguruke aho muri muyikurikire. barabareba iminsi 3 ishize batambuka, barangije barabategeka, barababwira ngo nimubona isanduku y'isezerano y'Uwiteka Imana itambutse hano, muhere ko muyikurikire. Birashoboka, Yesu nashimwe, Amen. birashoboka ko umaze igihe kinini uhirimbanira kuva mu kigeragezo, ariko kugira ngo ukivemo ahubwo bikisukirana bikaba byinshi ku buzima bwawe, bikagusanganira. Ariko sinzi icyo utegereje, sinzi n'icyatumye utambuka, sinzi n'icyatumye udasubizwa iki kintu umaze igihe usengera. Niba ari umwaka umwe cyangwa 2 simbizi, nta nubwo mbyitayeho cyane, ariko ihindukira winyuremo urebe ngo niki gitumye iminsi 3 ishira usenga ariko ntusubizwe. Niki gitumye imyaka ibaye myinshi usengera urubyara ariko ntubyare. Niki gitumye imyaka ihitari myinshi usengera kuva mu bukoda ariko ntubuvemo. Niki gitumye imyaka ibaye myinshi usengera uburwayi ariko ntukire. Ngo abatambyi bageze mu ngando, ngo bategeka abantu, barabwira ngo nimubona isanduku y'isezerano itambutse ngo muhere ko muyikurikire. Yego, ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000. ariko icyitonderwa hagati yanyu nayo hazabamo intera y'imikono 2,000. Muzitonde, muzirinde kugira ngo mumenye uko muyitwaraho. Simbizi, birashoboka ko ahari utegereje igihe kinini, ariko uyu munsi wa none Imana ikabije gushyiraho iherezo. Ese iragusanga uhagaze ute? Irasanga uri hehe? Iragusanga muhe murongo? Ngo bamara iminsi 3 batambutse. Niki kiri gutuma utambuka? Niki gitumye utinda mu butayu? Niki gitumye utinda mu magambo? Niki gitumye utinda mu gihe? Niki gitumye utinda ku musozi? N'ubujura, n'ubusinzi, n'ubusambanyi, n'ukubesha, n'inzaratsi, ni mu bapfumu, n'ugweza kunye cyo mwashakanye. Niki gitumye muvandimwe usenga ariko ntusubizwe? Niki gitumye usenga ariko ntutabarwe? Mana ihacisha abatware mu ngando hagati, bamara iminsi 3 batambutse, kandi bo baturutse hariya Ishitimu bafite misiyo yo kwambuka Yorodani. Ariko bahageze Imana ikomeza umutima wa Yesuwa, nk'uwari ukuri Abisiraheli, aritegereza abona ko hari ikibura, yanga kubihutisha. Hari icyatumye Imana ivugana nawe ariko igatinda guhita gutabara. Hari icyatumye Imana ivugana nawe ariko igatinda guhita igukura mu kigeragezo. Inyuremo ongera wikontorore, urebe ko nta byashinganye wakozeho, urebe yuko ntabyo utatandukiriye. Imana iri kuvugana nawe ngo iminsi uyimazemo ari 3, kandi wari ufite gahunda yo kurara wambutse Yorodani. Ariko ngo abatambyi barahagera, banyura mu ngando hagati. Bageze mu ngando hagati barababwira ngo nimubona isanduku y'isezerano yanyu itambutse hano, muhere ko muyikurikire. Ucyumva ubu butumwa, ucyumva iyi message, va mu byo uherereyemo by'akajagari, va mu ruzerero, reka ikigari, reka amagambo, reka amacakubiri, reka ubwibone, reka kwishyira amagambo menshi. Hindukira. Hari ikintu kimwe kibaho, abarokore benshi bakunze kuvuga ngo nge ndi umurokore, ngo nduwo ku mwidini runaka sijuwi, ariko bakagenda bamwe bakabesha idini ko bakijijwe, bakambara amakanzu maremare, bakambara amatise, bakabesha idini ko bakijijwe,
ariko nabonye hari ikintu kimwe nabonye, ubeshya idini kukijijwe naryo wapfa rikakubeshya ko ugiye mu ijuru, bakaza bagakora ibitaramo bakaririmba, kavuga ngo aheza ni mu ijuru, urababeshya ngo urakijijwe, ukitwaza itisi, ukitwaza Bibiliya ya buri kanya, ukitwaza n'ibindi amakanzu maremare, ukitwaza amasakame, ariko naryo wapfa, wamara gushiramo uyu mwuka naryo rigahindukira rikakubeshya ngo ugiye mu ijuru. Hindukira, ndakwinginze, garukira aho ugeze, Yesu akugirire neza. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo. Ntimuzihutire kwegera isanduku y'isezerano kugira ngo mubanze musobanukirwe inzira muri bunyuremo ukimeze, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Kubera yuko mu buzima busanzwe nta kindi gihe wigeze unyura mu gihe uri kunyuramo ubu ngubu wemereye Yesu ngo akubere umwami n'umukiza. Mbere hawe cyangwa kera hawe hari ubuzima wabagamo, warigengaga, wavugaga uko ushaka, ukagenda uko ushaka, ukambara uko ushaka, ukarya icyo ushaka, ugakora ibyo ushaka mu gihe ubishakiye. Ariko uyu munsi wa none wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge, ahubwo uri uwa Kristo ngo agenge ubuzima bwawe n'imibereho yawe ya buri munsi. Arimo arakubwira ngo garuka. Ntago Kristo ashishikajwe n'abantu benshi batamuzanira umusaruro, yagutanzeho ibishoro byinshi, ni na mpamvu atazigera kureka ngo ugende urorongotane. Azemera sige 99 azashaka wowe wamenye izina rye, wowe watanye, wowe ni wowe ashaka. Ndakwinginze garukira aho ngaho ugeze. Igihe wigengaga waryaga isamaki ukayirira aho ushaka, waryaga inkoko ukayibagira aho ushaka, wambaraga mini ukayambarira aho ushaka, wajyaga ukora ibyawe nk'umuntu wigenga. Ariko Kristo ukimara kumwemerera ngo ndakwemereye ube umwami n'umukiza ugenga ubuzima bwanjye, uhereye umunsi wamwakiragaho kugeza igihe ntazi cyangwa nawe utazi, ni ngombwa ko umugandukira ngo akuyobore. Ababisirayeli bamaze iminsi 3 mu ngando batambuka, kubera ko bajyaga bageze hano muri Yorodani bafite misiyo cyangwa bafite gahunda yo guhita bambuka bakagera hakurya ya Yorodani. Ariko bahageze kubera ko imitima yabo yari ibitse ibindi bintu bitandukanye n'ubushake bw'Imana, ikomeza umutima w'uwari ubayoboye, ikomeza umutima wa Yesu. Mana ishimwe, amen. Imukomeza umutima, ntago bari butenamwe ngo bakomeze kandi ubayoboye abona hari bitarasobanuka muri bo. Urimo urambara mini ukarusha abakuyoboye, ukababwira ngo ngenda shaka ko ibyo mwampanuriye bita bisohora, byanyura hehe, byaca hehe? Urimo urabesha idini, ukambara itisi, ukambara ikote, ukagendana Bibiliya mu muhanda n'ahandi, ariko umugore wagera ukanywa icupa ryuzuyemo kanyanga, kagendana n'iririmo kanyanga. Garukiraho ngaho, garukiraho. Yesu acyateze amaboko, ni wowe ashaka. Ngo arangije ngo Yesu harandikwa, babiyatambye bakuru banyuzo barabwira ngo iyi sanduku y'isezerano ubwira bitambutse hano mu ngando muhereko muyikuriki, ariko icitonderwa hagati yanyu nayo habemo intera imikono 2,000. Ubundi hari ikintu ngira ngo nkubwire wowe unteze amatwi aka kanya, wendireho umugisha wo kuba ufunguye ugakurikirana nturambirwe ngo ucike intege. Hagati y'uko Imana ivuganye nawe uhereye ku masegonda Imana ibirimo iravugana nawe igusezeranya amasezerano n'umunsi izasoreza ibyo yagusezeranyije, uriya mwanya urimo hagati nawe ubwawe ugomba kugiramo uruhare, ukiranuka, ukora imirimo myiza yo gukiranuka,
wirinda kandi witonda. Uzayitegereze umukobwa wamaze guteretwa agatangwaho inkwano. Iyo umukwe yamaze gutangaza itariki azaza kumukurira iwabo, icyo gihe aritwararika akirinda. Telefoni napfa ntabwo apfa kwitaba uwo abonye wese ngo amuganize ibiganiro byose abonye, ntabwo apfa kwambara imyenda yose abonye, ntabwo apfa kugenda isa yose abonye. Hari ibimuranga nk'umukobwa wamaze gutangwaho inkwano. Uyu munsi wa none Kristo nawe yagutanzeho inkwano, wagakwiriye kwitwararika, yaba mu mivugire, mu mikorere, no mu migendere, ndetse no mu mirebere, kuko Kristo ntuzi umunsi cyangwa isaha. Yaravuze ngo azaza nk'umujura, azadutungura. Ese agutunga uyu munsi wa none, ibyo uherereye murabona ryasezerana gusezeranyije ry'ubugingo buhoraho, koko yaza akakujyana, cyangwa wasigara nka babandi batigeze banamumenya. Ngo hagati y'uko Imana yavuganye nawe n'umunsi izasohorezaho amasezerano yawe, ukwiriye kwirinda n'utota Imana nk'aho yagusezeranyije, wayisabye ngo igusezeranye ibingibi utegeke n'umunsi izabisohorezaho. Wagakwiriye kwitwararika kugira ngo yo umugambi wawe uzasohorere kuri wowe igusanga aho yavuganiye nawe. Mana ishimwe kandi tugire neza. Wakongera ukasoma ku murongo wa 5. Maze Yosuwa abwira abantu ati, maze Yesu amaze kumva ayo magambo ahindukirira Abisirayeli ayoboye, arababwira ati, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Amen. Nimwiyeze kuko ejo Uwiteka Imana izakorera ibitangaza hagati muri mwebwe. Mana ishimwe. Amen. Soma no wa 6 usoreze kuri 7. Kuko nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka. Nyuma Yesu arahindukira abwira abatambyi, arababwira ngo nimuhere ko mubanziriza abantu, muheke isanduku y'isezerano maze mwambuke. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu, nabo baramwumvira, bahera ko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ako kanya Imana irururuka ivugana na Mose na Yosuwa, iramubwira ngo ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Mana ishimwe. Icyitonderwa, mbere abatambyi bataragera muri iriya minsi 3 yose bamaze kuri Yorodani ntibambuke, Imana ntabwo arigeze ivugana n'umuyobozi wabo Yesuwa. Ariko bamaze kuhatambuka bahageze, Yesuwa ahishurirwa, amaze kumva amagambo aturutse mu bakuru b'abatambyi, ahita amenya abantu bari kumwe nabo uko bameze. Arahindukira arababwira ngo noneho nimwiyeze kuko ejo Uwiteka Imana azakora ibitangaza hagati muri mwebwe. Nawe uyu mugoroba, uyu mwanya, aya masaha, Imana iri kukubwira ngo hindukira wiyeze, ureke umujinya wawe, ureke iyo nzika, ureke izo nzangano, iyo kameri yawe, usaba Imana ikweze mwuka yicare kuri kamera itsikamire. Imana itugirire neza. Reka ubwo buryarya, reka guca inyuma umugabo wawe, reka guca inyuma umugore wawe, reka gusa urugo rwawe urujyana ahandi hirya ntazi. Oya, garuka. Yesu agutegeye amaboko uyu mwanya, Yesu agutegeye amaboko, biracyashoboka. Yobu yarabyanditse muri Yohana ibice 12 umurongo wa 7, aravuga ngo noneho hariho ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka.
ngo naho imizi yarasaziye mu butaka ngo ndetse igishyitsi kigera mu mukungugu, iyo cyumvishije amazi kirongera kigashibuka. Birashoboka yuko we wumvishije iri jambo Imana yakongera ikakugarukaho, yagusha imvura yo gutabarwa, yakongera ikagusha imvura y'ubujojo, ikongera imizi yashoye, y'amasengesho yogeze wasenga ikagaruka ikayakwibukiraho, ikayakurengereraho, ikongera ikavuga ngo ko kuri ya munsi yigeze yako ikintu kiranezeza. Imana ikakugirira neza, Imana ikutegeye amaboko, Imana iri kukwinginga ngo ugaruke, Imana iri gushaka ngo uyigandukire. Reka ubwo burushi wikema Satani ngo agutwaze ibitugu. Emerera Imana ugaruke, urebe ukuntu yongera igashibura imizi. Oya, yigira icyizere aho wayitakarije icyizere, maze urenga irongera ikazi kakubaka. Imana itugirire neza. Imana iracyateze amaboko. Ahangaha twasomye ngo Yesu amaze kumva ayo magambo atutse mu bakuru b'abatambyi, ngo abwira abantu ngo noneho nimwiyeze, menye kabitera kose iminsi 3 ishize turi muri Yorodani ntitwambuke. Avuga ngo noneho nimwiyeze kubera yuko ejo n'iki gihe Imana izakora bitangaza hagati muri mwebwe. Imana ishimwe. Urahiriwe wowe Imana, urahiriwe wowe ufashe umwanzuro wo kwiyeza, urahiriwe wowe ufashe umwanzuro muzima wo kuva muri ibyo byaha, wo kurekura ibitari byawe, yo kurekura kuguma ubesha idini kukijijwe, nyamara ugendera ku bujura, ubusambanyi, ubuzererezi n'ubusinzi, ukisha mu itorero, ukisha mu idini ngo urakijijwe. Urahiriwe wowe ufashe icyemezo kizima cyo kureka ibyo byababazaga umwami wawe. Haleluya. Amen. Tugana ku musozo, watubwiye iki? Ngo Uwiteka abwira Yesu ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose. Imana ishimwe. Wefata icyemezo, ufata umwanzuro muzima, urebe ngo Imana iratangira kugukuza, iratangira kuguha amagambo y'ubwenge, iratangira gushyira amagambo y'ubugingo mu kanwa kawe, iratangira kuguha ibyishimo n'umunezero. Reba ukuntu iminkanyari yazanywe n'umujinya ugira, reba iminkanyari yazanywe n'uburakari ugira, reba iminkanyari yazanywe n'inzi kugira, reba iminkanyari yazanywe no kuguma unywa vino. Umva, garuka Yesu ari kukwinginga ngo akugirire neza. Imana ishimwe. Amen. Wibuke mbere ntabwo Imana yigeze ivugana na Yesuwa, ariko hakarindwi imaze kubona ko afashe umwanzuro muzima wo kubwira abayoboye ngo nimwiyeze kuko ejo Imana izakora ibitangaza muri mwe, hazamo guhamya, hazamo kubwira abantu, gukebura abantu, arangije ababwira yuko izana bakora ibitangaza. Wefata umwanzuro muzima, urebe ngo Imana iragukorera igitangaza. Reka kwiruka ku bantu, wikisobanura ku bantu, isobanure ku Mana. Umva, fata umwanzuro muzima wisobanure ku Mana, nayo izi gusobanurira abantu uriwe. Imana ishimwe. Amen. Itihera kwibonye kafashe umwanzuro muzima, ivugana nayo iramubwira ngo noneho nkugiriye icyizere kuko mbonye ko ubasha kumva kandi ukumvira, ndatangira ngo ukuze mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha ufashe umwanzuro muzima wo kuva mu ngeso mbi wari uherereyemo, wo kureka kumvira inama mbi, wo gushaka gucura umugambi wo kujya mu bapfumu no kuraguza n'ibindi. Imana iguha umugisha woteye intambwe yo kwihana, Imana iguha umugisha woteye intambwe yo gukosora ibyo wari warakosheje. Imana y'amahoro ituritse igitangaza gihamagara abantu baza araba umumaro ku buzima bwawe. Imana ituritse igitangaza cyo gushyira ku iherezo uburwayi umaranye igihe. Imana ituritse igitangaza cyo gushyira ku iherezo ideni wari ufite. Imana ituritse igitangaza cyo gushyira ku iherezo ubukode bukurembeje. Imana ituritse igitangaza cyo gushyira ku iherezo ideni ryakubujije amahoro. Imana itugiye neza, ibitotsi wabuze biboneke kubwo gufata umwanzuro muzima wo kureka ibyo wari wamaze gufata umwanzuro wo gutana wo kureka ibyo. Imana ikugire neza, ikwishimire muvandimwe, kandi ikugirire neza n'ukuri.
ikuganze Imana y'amahoro ikwishime kandi n'ukuri igukuze mu maso y'abagukwenaga ngo ntibizashoboka igutabare nta handi bavugaga ko nta kintu uzimarira abo ngabo ituritse igitangaza kizatuma baza bakakwikubita imbere nk'uko yabibwiye Dawidi kandi kabikora. urakoze cyane. sinzi niba wari ushoje. nari nshoje. yego nagiraga ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo uwakenera gusengana nawe abe yakubona mu buryo bworoshye. murakoze cyane. nimero yanjye ngendanwa ni 078 068 92 62. isubiramo ni 078 068 92 62. urakoze cyane wowe wari udukurikiye. nimba utarakora subscribe kora subscribe kandi ushyiremo comment yawe kugira ngo tumenye nuko dukomeza gukorana uyu murimo. ikiganiro ni cyiza ucyoherereza n'abandi bumve ubutumwa bwiza. reka tugushimire umukozi w'Imana. murakoze cyane.